tutasimamishwa kwa heshima na somo na tutasoma katika kitabu cha Wafalme sheria 5 sheria 3 tutasimamia ya 6 Wafalme mwenye amepapata akawahi kusoma. Bukeye umuja abwira nyirabuja ati icyahampa igitabuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cy'Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye tandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Isirayeli urwo rwandiko barwanditsemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nurukugeraho mpereje umugaragu wanjye Namani ngo urukize ibibembe. Amen. Tukuragije umugaragu wawe Bibiliya yakuwe akaba umugisha
Bibiliya y'igihugu nk'uko watumaga abahanuzi bakiruka bakajya kwihisha mu bitare abandi fata ikara ukabakoza ku munwa mwene data fata ikara umukoze ku munwa kugira ngo rya jambo ridasohora ngo abo bantu sibyo babatumye barihuse bagenda tutavuganye mwene data wamaze ku gicari tugize ngo umudutume maze amagambo ari buvuge abariweho uba umutungi ntabwo kubwe ahubwo mudutumeho umwambika imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Aya magambo yawe umugisha n'abayumvishe bose bahereze umugisha abayumva baho umugisha uhereye ku muto ukageza ku mukuru twese dusaranganye umugisha uyishwe n'ay'abanyamaganga. Karibu Mwuka Wera, karibu mu gicaniro, karibu mu bera bawe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Naweza Mwene data tubasubira Kristo wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. dushima Imana cyane yaturetse twese Sana yetu sote muko mwamvisha amashimwe atandukanye tusikia katika shukrani batanije n'abera bose tunashirikiana na watakatifu wote kwa shukrani. amashimwe n'ay'Uwiteka Shukrani zote abajya bavuga ati urugo rugendwa wanasema kwamba nyumba ni ya kutembelewa. abashyitsi batugendereye bose Wageni wote waliotutembelea turabakiriye mu nzu ya data tunapokea katika nyumba ya tubaye Baba. karibu Tunawakaribisha bisange ibyo basanga turya yote nabo bazi Imana ibafashe nanyi Mungu tubashe awasaidie kubisaranganya tupate mu kuchangia izina ry'Umwami Yesu katika Kristo. jina la Bwana Yesu Kristo. Rero burya iby'Imana Kumbe ya Mungu ntibijya bishira hayakwisha kandi bihora ari byiza na tena yanadumu kandi ikindi bihora biryoshye na tena yanadumu uburyo atakabundi umuntu yavanga arongeramo Sio kusema utavanga uragenda ugabanye kusema ahubwo bihora ari umwimerere wabyo yote yanazidi iby'Imana bifite umwimerere wabyo. yeko kabisa. Amen. Amen. Muraza ko twihangana n'umwumvi neza. Mutasubiri sauti yetu haina sawa. Ikibazo cya areje umuhogo ariko nzi ko Imana Kuna yashimye shida ya RFG Imana atasaidia. yibereye ku murimo. Mungu yepe Imana yashimye kazi uyu yake. munsi Mungu abadutumaho kwa mimi bwo kuvuga aya kwa magambo. kusema hii maneno. Aya magambo si ubwa mbere tuyumva Hii maneno sio mara kwanza kuyasikia. ariko ababitubwirije Yani waliotuhubiri baravuga ati burya igice kibago n'ibiganiro. walisema ya kwamba Amen. kuna Kuko bali sana uyu maongezi. munsi mwene muganira Wakati mnaongea ejo mukabiganira ejo bundi mukabiganira burya urugendo muri ku rucumu. kumbe safari Amen. tunaendelea. Burya urugendo tuba tugeze kure Safari tunaifikisha reka mahali. ndimenya kuvuga ati Yeye nasema hivi ngo hari aho twavuye kuna fast hari kandi naho tugeze. na kuna fast tunafikia. Usigarira amaso ureba wari uri Piga macho ureba aho wavuye Angalia fast. ureba naho uri kujya burya ufite amaso y'umwuka Kuna macho ya wabona ko tugeze kure. Unaweza kuona ya Amen. mbali. Hari abantu batabizi Kuna wengi babona dusa nk'abatariho wako sawa. uwo dusa nk'abakene Lakini ariko burya ngo turabatunzi maskini lakini tuko mataifa. kandi turugishije benshi. Amen. Ariko mujye murashimira umwami kuko umwami ni umutunzi kandi ubutunzi yarabuduhaye kugira ngo dutungishe abandi. Reka dushyire Imana ikomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iyo Mana niyo dushimye, iyo Mana ikwiye kurindirwa, iyo Mana ikwiye gupfukamirwa, iyo Mana mu isi no mu ijuru naho dukwiriye icyubahiro uretse Imana yonyine niyo ishobora byose. Ndiye mweza Yakoze imirimo n'ibitangaza rero tenda maajabu. ishimwe Ewe mu sifa izina rya Yesu Kristo. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Vuga iki ndeka iki Niseme ni amagambo y'Imana nyumvishe maneno ya Mungu na ko nanjye numva aryoheye, nami nasikia numva arenze uko mbyumva, numva birenze uko mbitekereza. Ariko reka muri aka kanya gato dufite lakini kwa abakuru n'abato tutari aha ngaha munyemerere twumve aya magambo. Hari ijambo rero kumva ati burya Yesu yahaziye kugira ngo bamwe bahagarare abandi bagwe, bamwe bakomere ndetse bwavaho nk'ibuye ngo rikomeza imfuruka ariko muri zitayeho akagwa. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ntihagire usitara kuri iryo buye ahubwo murifate nk'irikomeza imfuruka. Amen. Aya magambo tugiye kumva uno munsi uyumvisha uri mu mubiri ukayumva uri muri bya bindi burya ntacyo watahana. Ariko ndagira ngo ninginga Uwiteka
akujyane mu mwuka, aguha amatwi y'umwuka, aguha amaso y'umwuka, yamubashe kumva iby'umwuka abwira amatorero. Muranzi ndi kadogo, ndi muto, ntabyo mfite, ariko mwibuke umuntu umwe wigeze gusuzugura muri Data Branham. Abantu bose baremwe n'Imana, kandi ntihakagire umuntu umwe wasuzugura witwaje icyo uri cyo, witwaje amafaranga, witwaje ibyo ufite. Ujye umenya ko mu bantu Imana yaremye, imbere y'Imana bose bafite agaciro. Amen. N'umuntu umwe Branham aravuga ati, njyewe mubaye Imana ihora nkubwije ukuri, uretse no kunsengera n'inka yanjye ntiwayisengera. Ariko uwo muntu yapfuye atabonye imbabazi, apfa yicuza, apfa yihana, kuko yari atumye abantu mpamagare Branham azansengere, kuko ibyo navuze ndi kwicuza. Ariko Branham afata ubwo ajya kuhagera, asanga umuntu yaciye, yavuye mu mwuka. Amen. Rero niyo mpamvu tudakwiye gusuzugura umuntu uwo ari we wese, ahubwo tujye tumenya ko imbere y'Imana abantu Imana yaremye ari ab'agaciro. Amen. Hano twumvisha amagambo meza, reka birakora muri uyu mugabo witwa Namani. Uyu Namani ngari mukuru, kandi uyu Namani ngari umugaba w'ingabo. Amen. Uyu Namani ari umugaba w'ingabo. Hanyuma ku munsi babaga ibitero, hanyuma banyaga umukobwa ari muto cyane, yiga muri ekole. Hanyuma umukobwa ngamumusha wo mu rugo rwa Namani, ariko agezeyo abirebye abona Zebusha ni umutoni koko, abona arakomeye, abona abantu bose imbere ye, abantu bose bashyize imbere ye, ariko asanga afite ikibazo, cy'ibibembe. Amen. Aravuga ati, mabuja, mama, yaba ingekuwa databuja bose yakamenye ko mu Israeli hari Imana, angejua kwamba Israeli kuna Mungu, yakagiye akabasha gucyabira bibembe. Amen. Yakagiye gucyabira bibembe bye, aenda huko anapona ukoma wake. Ariko lakini uwo mugana w'umushiro nkuru yayicarana. Ule bibi aliposikia hiyo habari hakukaa, abadamu baciye bugufi, wamama wanakaa kimya. Nukwabo na abantu boroheje, ni watu wanyenyekevu, buri muntu wari wese wanajisogeza kwa abantu abegera kumusha, bari hafi yagira musha. Ariko urumva kugira ngo uwo muntu atanga amakuru ule apate kutoa bigira kuri boss. Ariko reka mbereza amakuru uyu turi kumwe nawe birumvika ko amakuru yageza databuja kusuda Daniel kwa boss. Ndikobera ntukikaye usizalamu. Amaze gutanga iyo nkuru, alipopana hiyo habari, yeye nawe ndabwira umutware we ati, ule mama akaenda akamwambia wanaakesh, akamwambia unajua habari, uje mu Israeli, ukienda huko Israeli wabasha gukira, utapona. Kagira inkuru. Sasa niambie, ni kweli? Numvisha amakuru mu Israeli hari Imana, ukati ngikiza, uje mu Israeli wabasha gukira, ukienda huko utapona. Arangije kisha abwira umwami, akamwambia mfalme ati, rero sasa inkuru bambwiye n'ingiyi, habari wameniambia ko Israeli ngiyeyo, wameniambia nabasha gukira. Ati nibyo mwini unasema ko ndi umwami, kandi nawe akaba ari umwami. Reka nanjye nandika urwandiko umva mwami niri kugeraho, mwohereje uyu Namani, uyu mugaba w'ingabo, kugira ngo nagira ngaho ubashe kumukiza ibibembe. Amen. Ntabwo yabyumvise ngaceceke, hakusikia ete nyamaze kariya. Alisimama ngafata ibintu byose barabiri ngombwa, akamata vitu yote yarangije, kisha aragenda bamurekeje, akaenda na wenyewe alikuwa anamshwaliza njana umwami, akaenda huko kwa wamama kibara kurubona. Alipo aravuga ati, na hiyo karatasi akasema, umwami w'Isiriya atangiye kunyendereza, ese ndamubwiye kandi Imana yica, anamwambia kwa mimi ndamubwiye kandi Imana ikiza, naye ponesha. Hari ibibazo bigomba gushirira, namusobanukirwe ko hari ukemura ibibazo. Hari ibibazo bifite bikugoye, hari umubishoboye, hari ibibazo bifite bikugoye, hari umubishoboye. Uwo mwami utarabishoboye
mfalme atarazi ko ari Imana ikiza anajua kwamba ngo yishimira imyambaro ye kaza n'uburakari na kasirani. maze Elisa Kisha Elisa aliposikia hiyo habari, kubera iki kwa nini abantu muzageza he kutamenya ko ari Imana ishobora byose, kutamenya ko ari Imana ikiza, kujua ya kwamba maze mponaji aravuga ati akasema reko umuntu aze, acha ule reko umuntu atange, reko umuntu atange. Elisa aramubwira ati aramenya ko ari Imana, reka twihute mu magambo y'Imana, tusiharakishe kwa maneno ya Mungu. arangije Akasema aramuhereza akamtuma, asanga Elisa, akamkuta Elisa, asanga Elisa. akamkuta Elisa. Ijambo ry'aba tuganire Neno letu azungumza ni iri jambo ngira ngo wumve aho rivuga ati inayosema hivi, ngo Namani abyumvise aliposikia nuko ngarivumbura ati ngo nahoze ngira ngo akasema nahoze hivi, nibwira ati wanashambia hivi, uri busohoke utatoka nje uhagarare Mame. utakambira izina uite ry'Uwiteka Bwana Mungu Imana yawe wako, urembarembere intoki zawe hejuru y'ibibembe byanjye juu ya magoma na kisha uniponeshe. none arambwiye ati Sasa unasema hivi, none arambwiye ati Unasema hivi, umva genda nenda bari amazi katika maji winyagire kangahe rimwe moja mara ngapi? kabiri Moja mara gatatu tatu kane ine gatanu tano oya wikutemo karindwi izina rikomeye karindwi Mara saba. umubare ukomeye Hesabu umubare kubwa. w'izina ry'Uwiteka Hesabu umubare inayokamilisha. karindwi Hesabu kusaba. abwira aramaze kumubwira Namani Alipomwambia Namani ngabyumvishe Aliposikia. azabirwa n'uburakari azabirwa n'uburakari akakasirika, aravuga ati akasema hivi, uruzi rwanyu hii maji ya pepo iwacu inapita maji ya dufite abama tuna dufite na fapa Tunafapa. dufite amazi meza maji mazuri dufite inzuzi zirabagirana kabisa. inzuzi zose Hiyo ibaza ngo niko hiyo zikiza mito yote, izo nzuzi zose hiyo mito yote ibaza ko zirimo unadhani ina uzima. igihe mbongeye Wakati uliongelea amazi babakiza wakati gani maji na kuponesha, amazi babakiza ababarira ibyaha wakati gani maji ya pako inasameza, lakini hayo neno inasema alitumiwa. wemera wumve Sikizeni. ijambo ry'Imana kubwira Neno la Mungu ijambo nakwambia, ry'Imana rivuzwe ikiwa neno la Mungu nasema na wewe unapiga hatua, ndabaganiriza amagambo na waambia maneno mazuri na wasema ibyo mwibwira yale mnayoshiambia. Namani yibwiraga Nyinyi na ariko mnayoshiambia byagenze sio hivyo, ukabitekerezaga magiza ntabwo kwa ariko wazia byagenze haina vile ushaka kwibwira ati ilitendeka. ushaka kwibwira agasore Unaweza sema ile kuva kuja ryari ko nakazi wewe amabwire ngo Niwaambie. Imana yakumenye Mungu aliyekujua ikagutoranya akakuchagua, ujya ko ari Imana ishobora byose ujue kwamba Imana Mungu yahaye abandi aliyekuwa nawe yaguha atakupa. iyi mpamvu ki tudahabwa Kwa nini turavuga hatupewi? ngo Biblia nuko inasema, dusenga kwa sababu tunaomba, nuko dusaba nabi kwa sababu tunaomba ariko hari vibaya. Imana Lakini iyo Mana ni umutunzi tajiri, amen nawe yisabye yaguha nawe mupe muombe muombe akazi imbere y'Imana nini umekosa mbele za Mungu, ni iki udafite nini hauna icyo udafite ugisaba Imana chenye hauna ni iki ushaka nini baravuga ngo iyo uguze ikintu wakati unakosa kitu uragishaka unakitafuta, ikitwishe ni uko yenyewe tubyuka inatutesa tukicara ni kwa sababu tukituriza tunakaa kitabu ukumva ko wagezeyo unasikia kwamba ukumva ko hari ikintu ufite unasikia kama kuna ariko kitu nyamara nacho, ntabyo lakini hauna ariko nyamara kitu, ntabyo hakuna kitu. biravuga ngo Biblia wasaba yasema ukabwira Imana unamuomba Imana ishobora byose na Mungu ni mweza nahoze yote. nibwira ati ariko si ibyo wibwira umuvandimwe we Chenye unalichambia hari igihe wibaza kuri gutera intambwe kuna wakati unashambia kwamba unapiga hatua, ukanda guterana none unakuja kusanyika leo, guterana n'ejo ukasanyika ukaba wicaye hano kuri intebe y'imbere aho wihariye kesho unakaa hapa kwa Mungu. cyumweru waza ukaba wicaye kuri intebe y'amakadari yicaye ejo bundi waza ukaba wicaye kuri intebe runaka ari ejo bundi ukazisanga ukibaza ko uri gutera intambwe ariko uko uri kugenda usubira mu mubiri niko ni umwuka usubira inyuma Hivyo na nta muntu utera intambwe asubira inyuma hakuna mwenye utera intambwe wavaza amen utera intambwe wavaza unapiga hatua utera intambwe ujya imbere unaenda mbele, nta muntu utera intambwe asubira inyuma hakuna mwenye anapiga hatua kwa kurudi nyuma. nimba waje imbere y'Imana Wamekuja mbele za Bwana ugafata uwo mwanya muto usikamate hiyo muda, ukamenya ko Imana ujue kwamba Mungu waje kumva uliyekuja hari icyakuzanye kuna chenye kandi kimekuleta icyakuzanye na kile ari kilichokuleta ngombwa kugira ngo ukijyane lazima urudi nacho.
burya impamvu uriya mwami w'Isirayeli washishimiye imyambaro yiwe yenye yacho ule mfalme anakata manguo zake agatangira kwiburanya umutima anaanza kujiza aturiya mwami w'Isirayeli yagize ngo ninjye Imana yica kandi ngakira akiwazia kwamba mimi ndiye Mungu mweraigua na tena naponesha burya bari bajyanye ubutumwa ahatariho walikuwa wamepeleka bari bamwohereje mu nzira itariyo bari bamujyanye ahantu hadakwiriye arakwiriye namwe ni ukuva mu Isirayeli hari umwami w'Isirayeli ariko akaba n'umuhanuzi ariwe Elisa na tena kulikuwa na nabii uwo mwana wize muri ekole de Dimashi ule mtoto mwenye ntabwo yavuze ngo agiye mu Isirayeli hakwenda kwa Israeli yasanga ari umwami hakutaho kwa mfalme kandi umwami yamukize haiti mfalme yaravuze ngo agiye mu Isirayeli ukifika Israeli umuhanuzi kandi yamenya ko mu Isirayeli dufite Imana amen kuna Mungu niyo mpamvu mbabwira mwa babyeyi kwa sababu naambia enda mama nimujye mwisuzugura cyangwa mwibwire ko aba bana batoya Imana baye kurera ari abo gusuzugurwa cyangwa abo gufata mu ibyana kuko numva aravuga ngo ariko ibi byana hivi vitoto ibi byana nabyo biragerageza vitoto vinanijaribu bajya gusengera walipo bagusaba umugisha kugira ngo Imana ibereze urubyaro baraka ya Imana ibereze abana watoto ariko abana bakubera ibigeragezo sasa watoto kubera iki kwa nini kubera iki kwa nini abo bana ruzi ko ari benshi bifuza babuze wale watoto ruzi ko ari benshi babakeneye ariko ntibibyana ko ariko hivi vitoto nibaza ko ari ikintu gitoya unazani kitu kidogo nibaza ko ari ikintu gitoya ubukozi unazani kitu kidogo ariko kuri impamvu dukwiye guharanira gukiranuka natani waambie yeye acha tunaweza kushukuru tukabishaka kandi tukabisingira na tena tukabigeraho tunaifikia nuko udakwiye kugira ngo usuzugure ikintu hina la kusudi kudharau uvuge ngo haraka hari icyaha kuna dhambi ahubwo icyaha kila dhambi yoyote icyaha ni icyaha dhambi ni dhambi reka mubwire Branham yeze kuba aryamye Branham alikuwa analala arangije kisha nananiwe mimi none umuntu uraza mwenye atakuja umubwire ngo simari umwambie mimi sipo umubwire ngo simari umwambie mimi sipo iryo jambo avuze ile neno aliyoisema byabaye imbuto bibye ilikuwa ni mbegu anayoipanda abantu baje watu barabizi muri umukozi muri umumisha w'Imana bishwa Mungu kwa bene data cyatugenda uko dushaka naenda cyatugenda uko dushaka yemba ngenda no kunsura umva ntuzasaba kwetime tubwemo yabo muri yakonze uzaze nusanga mari ni byiza nusanga nari uzabura kujibura kwawe amen ukamilisha kazi zako nuko abantu bageze ati watu walipofika rega nawe wari watu wakasema arimo hayupo duceceke tubivuge nitubivuge arangije kisha nyuma haza abandi baadaye kukakuja wengine abana bagenda umwana agenda kutoka kaenda baba niseme kama huko dona baba niseme kama huko umwaje kuvuga jambo mtoto aliposema sasa kariwe kwari ikintu alisikia kwamba kuna kitu kibaya kinaweza nuko reka tugende imbere gato ngoja tusonge mbele bena amajyana ari giterane alipokuwa anakataa baba niba kwari kubwiriza niba kwari kusengera abantu okombea angalia yumva umutima akasikia ndani ya moyo kuna kitu bena amagiza amahoro ariko mwana agapfukama azemana imbabazi niyo mpamvu babwira ngo ibyo dusuzugura imbere y'Imana ntabwo dusuzuguritse ahubwo tuba tumenya ko gukiranuka imbere y'Imana turebe ibyo twibwira ahubwo duharanire gukiranuka imbere y'Imana nk'uko bayavuga ati kugira ngo umenye urugo rwiza uzarebe umugore uangalie bibi turera abana nibyo tunalewa hari icyo mwaje kunanira lakini mtoto ariko bene data lakini waambie ndugu nongeye mbisubiremo natani mubana turi kurera watoto umwana w'imyaka 3 umwana w'imyaka 2 umwana w'imyaka 5 umwana w'imyaka 8 umwana w'imyaka 10 ukaza ukajya imbere y'Imana ukarira ngo Imana naniye unalia unasema mtoto amenishinda umwana w'imyaka 2 mtoto wa miaka 2 yakunaniye gute amekushinda yakunanisha iki amekushinda yagenze gute umekuaje reka mbabaza ngoja mimi niwaulize yanumva ngo uburozi bubaho nasikia kama nibyo nakuwaka
sinzi uburozi ngo busagutse sijue kama sumu niba ari inafananaje, umweru kama niba ari umukara niba ari icyatsi niba ari ubururu ikiwa kabisa ni nuko byumva. mimi nasikia namwe mushaka kubyumva nanjye kuko wabarabonye wenda azavuga ngo reka mwenye aliwahi kuiona aje anionyeshe. numva ngo munishwe n'uburozi numva ngo mwaburoze sinzi kuri uburozi busa Mimi sijui kandi mari zabindinde kandi mari zabundinde na Mungu anilinde, ariko reka mbabaza lakini waulize umuntu wabazi ngo ubu ni uburozi kama mtu anajua kama hii ni akavuga ati nimba urya adapfa anasema hii sumu ni hanyuma ntabwo asipoibuka akaba afite umwana akunda na yeko na mtoto akamuhereza agakira ngo uwo anampatia muntu arahari ule mtu uwo muntu arahari ule uwo mtu muntu ninde nani none sasa abana imana baye ngaho muzanga bazayibazwa watoto Mungu mwebwe mureba ku nubwo burozi ko burabica anakosa kula hiyo mukagenda mukabuhereza abana unaipatia ijambo watoto. ry'Imana rivuga ati Neno la Mungu kuko naga ko umugore yirimbisha kuboha imisatsi mwabituyemo ni amena abana banyu uri kumuboha none ni umwana gutegetse kumuboha Sasa Mungu umwana amekuongoza wajya uburizo izo ndodo kugira ngo umubohe ibyo ibyo mwibwira sibyo nibwira kandi inzira zanyu zizima n'izanjye murabikora uwo ni Uwiteka bari kubabaza ati murabikora ndabihorera mukagira mu manje namwe ariko nzabishyira ku mugaragaro muri wa munsi umunsi uzabagaze imbere y'Imana ndio unasembera Imana ko nigeze gusuka kuba batwigishije tukabireka ibindi wamusutse sasa wewe nani mwamsuka wagutegetse ni mwali kwa wabikubwiriye ni mwali kwambia ibyo wibwira yenye unashani amerwe n'ibwira kandi inzira zawe hizo moja aba bana wasabye kubahabwa watoto abagore n'abakwima none abagabo umugisha bajya kubara igikwazo bizitaza Imana ibafashe kandi barinde ubuzima Yesu Kristo ibyo mwibwira bashiki bacu bene data abo bana hari ababifuza abo bana hari abashaka hari abagaragu mwese kubwiriza kuna ndugu mmoja niliwahi nari kumwe na madamu nilikuwa pamoja bibi yangu twarasetse pe tulicheka maze umukozi agana ku ishere ndugu akasema masabahu wasabye umwana Niuga mtoto Imana amuguhereza Mungu akamkupa mu rugo iwanyu nyumbani kwako ufite iminsi yose kuna siku zote yo kurembera umwana wawe yakamata umwana wawe ukamuhendahenda ukamukuyakuya ukamuhereza ukamujya kurya ukamujya yifuza byose araje aje ari umukene akeneye ubutunzi aje afite inzara akeneye kurya aje abuze amavuta akeneye amavuta aje yambaye ubusa akeneye umwambaro mama we ababyeyi nabakira byabagaho zamani haikuwepo bari kujya barerekanya abana wanamufata moja anapatia mtoto wanamufata amwereza undi icyadusekeje uko mukozi avuze ni kwa sababu mtumishi akasema no musere ngo w'ikimara ngakibaza kaje gusenga udatahanye ubusa umwana ngamubereka amana ngo mwana ngo niwe mana yawe nta mana yabukeneye hano kwa sababu niba mukeneye kwenda n'abana banyu mujya kwenda icyo mushaka kuna chenye mnahitaji amen mujya icyo mushaka ujue yenye mnahitaji umuntu akava hano akajya muri toilette anaenda kwa choo akagenda agafata miruwari anakamata agatangira agasakuzwa atishokoje anaacha akisiga anaacha chipaka hari ibyaje niko turi mu gihugu cy'Amerika hari izuba ngo ryateye bari gutwika unajua bari ryatwika mnadhani hari ubukonje ngo bwaje hari bwabo bukonje kuja ngo tutwara bero ageze muri toilette anafika kwa choo anaacha chokola anaacha chokola ariko rekeza nilikuwa ukajya aho ngaho ukamara isaha nawe ukibwira ko waje gushaka Imana ukibwira ko nawe uri guterana huko umekosea kukusanyika ariko uravuga ngo tera intambwe piga hatua urebe ko yawe wavuye uangalie kama nawe uri kujya nafasi unaenda dore tugeze kure tunafika mbali niba wibaza ko tukiri hano tugeze kure amen abantu benshi babireba
babireba bakibaza ko ari ibisanzwe. Unaangalia mazani ya kawaida. Imbuzi ziratangwa, shauri linatolewa, inama zigatangwa, na ushauri na ijambo ligatangwa, neno inatolewa. Bakatubwira ati bino bireke, wanakwambia ati bino bireke, na hii uyache. N'abajya numva bajya baganira, burya tuba twumva byinshi turi hirya. Kuna wengine nasikia wanaongea umusara akubwiye ngereka ngo no kugira ngo narabereza runaka ni kusudi nisije kanisa mutsokoze bujya kujya kubabibone naho ubundi niyo bagiye ngo nasuka nacyakirimo niko sari hari wakati nilipokuwa ari gutinya hakuna shida. Ibyo ni ibyo wibwira. Hapa unaogopa nani? Hari gutinya nde? Hapa unaogopa nani? Ndeka gutinya umuntu. Acha kuogopa Mungu. Aho uri hose Imana irahari. Kandi Imana ikureba. Na Mungu naye kugeza kubona runaka ariko Imana ikira mutima wawe. Mungu anaona ukazaterana Imana ikibaza ko abantu bose bakureba. Watu wote wanapokuona bakibaza ko uri umufana w'Uwiteka. Wanadhani wewe bakabona tena buri munsi ni mshiriki wa Bwana. Bashokoje neza, baje bambaye neza, bakibaza ko uri umufana w'Imana. Waje gusenga Imana, naho burya uri umufana w'umuntu. Kumbe wewe waje gufana dusabe. Ngiye dusaba hano magurutse ibyangushe na kabafite inyumba wagurikira. Ese dusaba afite ijuru yaguha? Ese kabanya bafite ijuru yaguha? Ese filime bafite ijuru yaguha? Iyo twaje hano gukunda umuntu no kumwemera ni byiza, ariko iyo twaje hano iby'umufana, iby'imiryango, iby'umugore, iby'umugabo wawe kandi tubisiga hariya. Amen. Hano tukaza turi umuryango. Hapa tunakuja umuryango wande wa Kristo, umuryango wande wa Mana. Amen. Nawe n'ababundi umugore wanjye hatari mupende atamiza kabivamo kama navuga ngo abivuyemo. ametoka. Nawe n'ababundi umugabo wanjye Ipende Bwana. umugabo uramukunda nibyo, Wanapenda ariko tuba mu jambo yarivuyemo. Amen. Ngibyo murabikora, munatenda hayo nabihorera na waacha, mukibaza ko muhangama. unadhani Ariko kubisho lakini zabishira ku mugaragaro. taweka hadharani Ibyo mwibwira unayo jiani. Amen. Tureke ibyo twibwira, tuache yale tunayo yawazia. twumvishe inzira za kera, Tulisikia njia za zamani, batubwira abakera, wakatuambia walio wa zamani. abana muri iminsi bo ibabwiye Watoto wa sasa tuambia ibyo ni ijyanye muri generasiyo yanyu ya kera. wanaambia hiyo ni ya generation yetu, ya none ya generation ntabwo yetu uko bimeze. haina hivyo. Umwana akakumvira umubyeyi, Mtoto umwana anakataa akakumvira inama, ari muri anakataa generasiyo. ushauri, Ariko ndakubwira ngo lakini nakwambia Naaman ibyo yaje yibwira yenye alikuwa anashiambia ntabwo ari ibyo umuhanuzi w'Imana yatekerezaga. hata yale Sinako yibwira. nabii yenye alikuwa anawazia. Hari inzira imwe yonyine Unanjia Imana atakuye igomba gukiza, utayinyuzemo urarimbuka nta kabuza. Usipopita Amen. utaangamia. Ibyo mwibwira, tureke ibyo twibwira. Waache yale tunayoshiambia. Reka nihute, Ngoja niharakishe. ariko iri jambo Neno nagira ngo turyumve neza nataka kandi tuisikie tubishe imitima yacu na tuiweke mioyoni mwetu kugira ngo kusudi tugende turitekereza. twende Dufite Imana nzima tuna Mungu kandi dufite Imana ikora. tuna Mungu. Ese ibibazo dufite impamvu ki bidashira? Kwa nini Kubera haikuwa? icyo mu ngorane, Kwa nini unaduka? kandi dufite Imana, Hata tuna Mungu, dufite Imana ishobora byose. Mungu mweza yote. Impamvu hano hari broshire mwene data Branham Hapa kuna kitabu ya ndugu Branham yitwa ngo inayoitwa kwa nini ilibidi iwe ni mchunga kondoo. kubera ikibyari ngomba kugira ngo mbe umushumba w'intama. Niba Yesu yaraje umushumba w'intama, Kama Yesu alikuja ni mchunga kondoo, kandi natwe tukavuga ati turi intama, nasi tunasema sisi kandi tutari za ntama z'amatungo, tusipokuwa ahubwo intama abantu. None izo ntama wale wa makondo, birakwiye ko niba uri intama uba intama kuko. ikiwa wewe ni Amen. Ntabwo waba intama kandi ngo ube ihene, na tena uwe sibyo? Ntabwo waba intama kandi ngo ube ihene, na tena uwe mbuzi, ntabwo waba ingurube utakuwa nguruwe cyangwa ngo ube inka. au uwe Ahubwo ng'ombe. nimba uri inka uri inka, Ikiwa ni wewe ni nimba uri ihene uri ihene, nimba uri intama iba intama. kondoo ni kondoo. Amen. Kugira ngo imbere y'Imana Kusudi mbele za Mungu tubashe kwemera tudatsinzwe,
rikaba mu mitima yacu. na dumu ndani ya mioyo yetu. Tusome ingoma ya mbere. Tasoma kitabu ya Mambo ya Nyakati. Ingoma ya mbere 13. Mambo ya Nyakati umurongo wa 7. 13 umurongo wa 7. shahidi ya 7. Turasoma mu Yesu Kristo. Maze abayereka isanduku y'Imana ku igare rishya, bayikura mu nzu ya Abinadabu, Uza na Ahiyo barayishorera. Nuko Dawidi n'Abisirayeli bose biyerekera imbere y'Imana n'imbaraga zabo zose, baririmba bacuranga inanga na neberu n'amashako n'imbyino n'ibyuma bivuga bavuza n'amakondera. Bageze ku mbuga ya Kidoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku, kuko inka zari zitsikiye isanduku kuko inka zari zitsikiye. Uburakari bw'Uwiteka bugurumira kuri Uza, aramwica, kuko yaramburiye ukuboko isanduku ngo kuko yaramburiye ukuboko isanduku, nuko agwa aho ngaho imbere y'Imana. Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza aho hantu, ahimba Peruzuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati, najyana nde isanduku y'Imana imuhira iwanjye? Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu rugo rwa Obededomu w'Umugiti. Iyi sanduku y'Uwiteka imara amezi 6 mu rugo rwa Obededomu, iri mu rugo rwe. Uwiteka ahumugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. Amen. Niyo mpamvu, Ndio sababu muri ijambo ry'Imana katika neno la Mungu ntacyo kuvuga ngo iki ni icyo kurya, iki ni icyo guta. haina kusema hii ni chakula, hii ni ya kutisha. Ijambo ry'Imana ryose ni ijambo. Neno la Mungu yote ni Niyo neno. mpamvu tugomba kurivuga. Ndio sababu inatubidi Kandi tuseme. abadutangiriye Wenyewe walitutangulia batubereye akabarore. walikuwa chelelezo. Niba ufite amaso yo kureba, Una macho ya kuona, ukaba ufite amatwi yo kumva, na masikio ya kusikia. wabonye abatangiye basoza neza, Ona wanyoni anza wabonye n'abatangiye basoza nabi. Niyo mpamvu yabwira abana, cyangwa n'abakiriya kubwira wese, yamubwira ati, nawaambia hivi, ibyiza biriganwa. yaliyo mema yanaigiwa. Niba uri wo kwiga cyangwa kwigana, Unaiga ntabwo wakwigana ibibi, hautaiga ahubwo mabaya, wigana ibyiza. unaiga Amen. mema, Wigana ibyiza, unaiga ukareba abatangiye unaangalia byari bimeze gute, ilikuwaje, bakoraga gute, walikuwa natenda nini, bagendaga gute, wanatembea ibyo bikakubera igitsika nini, nakuwa muri uru rugendo. mwama kwa hii safari, kwa safari Ugenda wigana muri kubona hanze, usiende ukeiga wenyewe unaona babandi bisi yananiye wale wa ulimwengu bagatomera ibyago, babatomera amazi, kunywa zambi kama vile utamenya ni muzima utajua kama ni cyangwa se ni umusazi. hao ni mchawi. Tukiri muri Afurika Tulipokuwa twari tuzi ko abantu bambaye ibintu bishaje ari abasazi. wenyewe walikuwa wanavaa ya kuchanika. Niba atari umusazi, unajua kwamba ni wachawi. niba atari umusazi, Ikiwa yeye sio ni mchawi, umukene. ni maskini. None n'umugihe Imana yaguhaye Na wakati Mungu alikupa iyo myenda y'abasazi, numvaga iyo byose biriho byose, yenye ya wachawi, muyigura mubona ibabereye. Ugasanga umwana yambaye ipantaro n'ibirakara, kana mtoto avaa mavazi. nigeze gutera ipantaro ngira ku munsi umwe tujya guhinga, kandi babonye baraseka. Ariko hano zamani uratera ikiraka, hapa unaweza ipantaro yuzuye ibiremo, ukakutana ukajya mu bukwe, ukajya mu birori, unaenda katika bagira bakumva nawe unezerewe. aho Imbere y'Imana umusazi utabizi. wewe mbele za Mungu
uchawi na haujui. Amashati ugasanga igihe ifite ibyaha yarapfukaguritse Eko kabisa na niwamenya imechanika. nizo style zigezweho. Eti ndio Reka mbabwize ukuri. Niwaambie kwa kweli Iterambere kabisa hiyo maendeleo ni ryiza, ni mazuri ayo ku muntu lakini kwa mtu uzi kurikoresha mwenye anajua ariko rekana baribi inakuwa mbaya. abantu babyirukanamo nk'umuntu yiruka mu murima cyangwa umuntu agenda muri highway anafika ndani ya highway ukabyirukamo unakimbia. mubwije ukuri Nikwambia hakika ibyo bintu byose by'isi yale yote au ulimwengu bari abarasta birirwa bambaye wale wenyewe wanashinda biteruye ngo bakurure abantu mu music zabo mu ndirimbo zabo babona abafana bajya inyuma nawe wabira bakavuga ati icyo kirambereye iki kintu ni cyiza. Oya mureba abakera uko byari bimeze. Amen. Muri kubyumva neza Imana ibamugisha nimubyumvishe mu izina Yesu Kristo. Dawidi nawe ati none sasa ko twibera mu manyumba meza tunaishi ndani ya tukibera mu bitabashwe none wa muhanuzi w'Imana we genda tubarize Imana twayubakira dute kugira ngo tubishyire hamwe twubake inzu y'Imana. Amen. Hanyuma tunagana dufate isanduku y'Imana tuyizane ibe mu rugo mwize. Amen. Dawidi n'abandi babyumvishe bati ni byiza ariko iterambere ryaje igihe tumaze tuvunika igihe tumaze turuha twabonye amafarashi twabonye amagare nimwongere kuvunika nimwongere kuruha. Dawidi yibagirwa ko isanduku y'Imana bazaremerwa nayo ku bitugu by'abatambyi bazaremerwa nayo ku bitugu by'abarewa ntabwo ariyo kuremererwa ku bitugu by'amagare ntabwo ariyo kuremererwa ku bitugu by'amafarashi. Isanduku y'Imana itwaye abakozi b'Imana. Amen. Itwaye abakozi b'Imana nubwo bamusuzugura ariko Imana yashimye. Amen. Abakozi b'Imana watumishi bafite umurimo nabo kubahwa niba tububahe tubashigikire. Amen. Bajya bavuga ngo umuntu akomezwa n'undi, mtu anawekwa nguvu na mwenzake, umuntu akomezwa n'undi, mtu anawekwa nguvu na mwenzake katika safari. Ifite abakozi Imana yaduhaye na watumishi Mungu ndiye ifite abakristo Imana yaduhaye Kristo Mungu ndiye badukomeze muri rugendo tupate kutusaidia. Nanjye bakanyana nyeya unaenda ni muri Filipo kwa pamoja na atsindagize anisaidie ni muri mwenda atakumbuka atsindagize ni muri mwenda atabuhiri atsindagize niba turi ku rugendo basi twarugeze amahoro. Amen. Imana y'umugisha muri Yesu Kristo. Ingorane zabaye muri ibyo rero babajyanye isanduku y'Imana baragenda baririmba baravuza ibyuma byose bishoboka baragenda biyereka maze isanduku y'Imana iratsikiye isanduku irahengama uzagenda bajya kuramira nta byumviro byabaye nuko Imana uburakari burazamuka erega Imana ifuha niba mubaza ko Imana idafuha Imana ifuha ufite Imana ireba nibaza ko Imana itakubona irabibona ufite Imana yumva. Amen. Nuko ijambo nshaka kubabwira nini Dawidi abibonye abanyagara akazwe nuko yakoze ibinyuranye n'iby'Imana ishaka kukasirikishwa na yeye na kwa kuwa nimetenda. Amen. Hari abantu benshi barakazwa n'ibibazo byabo ubwabo. Kuna wengi wanakasirikishwa na shida zao, ukababazwa n'ikibazo cyawe nyamara cyari cyoroshye na shida yako ariko kubera kutamenya haikuwa Mungu bikahita bigwira, lakini kutokujua inaongezeka bakumva mu muntu unasikia yadivorosheje yatangiye ryari bakumva umuntu yagize gutya yatangiye gutya ntawe ubizi n'ibintu yabanye akibaza ko Imana itabibona ariko Imana irabizi. Ureke ibyo mwibwira. Nuko Dawidi abaravuze ati kisha Daudi akasema hivi, Imana ikoze bino
Mungu anayetenda nawajyana isanduku iwanjye nikipeleka hii sanduku kwangu. Imana yatumana. Mungu anaweza kutumaliza. None Sasa isanduku nicumbikishe moja mimi nipangishe kwa Obededomu kwa Obededomu umugeti ibeyo yuko Dawidi yabikoze alitenda hayo yibwira ati akeshiambia umuryango wa Obededomu yote itaisha. Mungu atawaua wote. Abantu benshi bibwira nigenda gasebya kandi nigenda mwana bikabajemo nigenda bikavuga ashera nigenda bikavuga Gerard umfasha ibyo byabona yote birarangira naho burya kwa kuvuga Gerard kumbe kumsema Gerard namamaza na msema Mungu anasema endelea sema amen. ukimaza kuri kumusenya Unazani wao bomoa kumwubaka kumbe unapojenga Imana ndagiye kumwubaka Imana ikavuga Mungu anasema hivi ariko wazavuga nabi yeye mwenyewe atakayofanya vibaya. amen Amen. Yo dusabe na Nyakamwe Mimi tusani kwa muntu warumve kuna yani umuntu warumve zina ryanjye ariko dusabe muri Kentucky kwa sasa tuseme kwa muri Amerika tuseme kwa abayijamamare kubera anakuwa kabisa hadi bashingira umama ngo barakumanika ile fasi wenyewe ryawe riramamara chini yako. Imana Mungu izi byose Imana izi byo wibwira Imana izi bitekereza Imana irakuzi anakujua uko wiyizi kupitia yale jinsi wewe unajijua. Dawidi afatiyo sanduku Dawidi akapeleka akamata hiyo sanduku ya Bwana kusema hivi Dawidi umwami yazize Imana gatandatu aliacha Mungu miezi 6 ati ntabwo nakira Imana iwayo sita umva Obededomu bereka ibintu Imana ikoze yamutaza Imana Mungu atatumaliza. Mungu eko nimeona kasirani yake hivi ndio Mungu hapo. namuwe Hakuna kabisa hana huruma. ibirangiwe hapa Tutachoya baadaye. ayisiga Akayaacha. arangije Alipo agiye kumva yumva inkuru aliposikia kabisa. haleluya haleluya yumva inkuru ngo Obededomu abari kumva barabyaye Obededomu umva ntumugisha gusa Baraka. Imana Mungu yaburyo bw'umugisha Mungu anaweza kosa kandi ari kumwe nawe kukubariki. Imana Mungu yaburyo bw'umugisha atakosa kukupa baraka. kandi iri muri wowe Zatele iko ndani yako. Imana Mungu yaburyo bw'umugisha atakosa kukubariki. kandi iri mu rugo rwawe Japo iko ndani Amen. yako. Obededomu nuko Imana ngimumugisha Mungu akamubariki. ibintu bye byose bigenda neza Vitu vyako vyote nawe vikawa niwe vizuri. wajura Imana iwawe Na wewe kukubali na kuweza Imani katika Mungu wako. uzagira umugisha uzakuzuriza ndetse izakure Na tena itasaza kugira ibintu kuwa na vitu no kugira iterambere na kuwa na ntabwo ari bibi sio vibaya. ariko nabona barimo ari umugisha Lakini Mungu akakubariki. uzavuga nka Salomo Useme kama Salomo hivi. Mana Mungu umubutunzi unipe utajiri. ibyo uzama Yenyewe utanipa. ntibizatume musuzuma Isiwe kama ni mimi umbe bya bindi unipe bizatuma mwuba yenyewe itaacha Amen. noneho niyo mpamvu abwira ngo nta mufure cyangwa umusere ukwiye kuba umukene hakuna dada au ndugu wenyewe atakuwa kandi nawe ubizi ko Imana ni umutunzi na tena naona unajua kama Mungu ntabwo avuga ati ariko sira ikibi gihari kibaya kilipo. Imana ikwinze yo kurata Mungu Imana iguha amafaranga yo kurata Mungu akupe nyumba ya maonesho izabikwa pesa pesa itakunyang'anya bizagenda bishira itaenda ikishe. ariko mbere ya byose Mbele ya yote mbere ya Salomo uwe kama Salomo. usaba Imana ubwenge Ombe Mungu ayiboneze ubwenge kubaki ntabwo inzu wazari gukandagiza mwene so nyumba sio ya amafaranga kukanyaga Imana aguhaye pesa zenye ntabwo gukandagira bene so sio kukanyaga na amen kandi reka mubwire ngo ngoja nikwambie hari abantu babirukana umugisha na wenye wanakimbiza baraka na watu urabwira Imana ati ntabwo ngendeye mimi sina ntabwo nyumba muri iyi si ntabwo ari iwacu hapa ulimwengu sio uzagenda ibibane uwe nayo uzaba babishaka wenye unataka
akaza kugira ngo Imana ikurinde ubukene itazasabiriza ariko niba ubw'Imana ngo uri umutunzi waratoshetse wagezeyo nukuvuga ngo nta kindi birabaye nta kindi Imana izaguha. Niyo mpamvu abantu benshi ari abakene kuko birukana imigisha y'Imana amagambo yabo. Baraka ya Mungu kwa maneno. Birukana imigisha y'Imana amagambo yabo. Wanakimbiza baraka ya Mungu kwa maneno yao. Bakamera nk'aho nirumvishe ngo navutse mbisanga mu mbabarire sinzi Nilifuta yenyewe ngo maze bakajya kurira ariko gace matunda bikanga. alipokuwa anapanda na kata matunda anakataa. Ngo maze bayazamuka ngo mbesira ndareba ko yagera kuri iyo tunda ngari hanure Anaanza kuja apate kuchukua hiyo matunda akataa. Si yapendi ni mabichi. Ntabwo nishaka kubona mbizi. Wavuze ko ntabyo. Sema kama hakuna ubishaka ni mbizi. Usiseme kama hauyataki mabichi. Imana ni umutunzi. Mungu ni tajiri. Isi yabanje. Ndani ya nta muntu numvise wagize ibintu nka Salomo. Hakuna mtu mwenye alikuwa na isi yabanje. Baratubwira bavuga ati impamvu nta mukira baga hagati muri bo. Yenye ilikuwa naacha ngo basangiraga ibyabo. Walikuwa wanachangia yaliyo yao. Turasangira ibihe byachangia yaliyo ibyo barabibye kubera ko kugenda umbura gahera ati yawe bakabitwaye wangepeleka none niba bitwara turasangira ibihe wakeiba ahubwo senga ngo yaba yakabigize nanjye ninjyayo hasi mbone basaho cumbi nzagucumbikira nagira inzu nitakupangisha na mimi sina nyumba nzagucumbikira nagira inzu nitakupangisha mimi sina nyumba nzaguha ibyo kurya na muzitabuza na mimi sina. Amen. Tuyo dusaba Imana tuombe Mungu tureke ibyo twibwira tuache yale tunayoshiambia kandi tuanze kuri amagambo make tumalizie hii maneno machache ni kugira ku mwisho tuko nafikia turimo kugira amasomo amagambo yacu no munsi kikomo ya maneno ariko twaganira amagambo avuga ati lakini waongelesha neno ya ibyo bibwira tunayo cyangwa se ibyo mwibwira au unayo tureke ibyo twibwira tuache yale tunayo kuko dufite Imana nzima Imana yumva kandi Imana ireba yenda sababu ya mwezi nawe kuko bakire bagira mugatunga mukarusha mukabaka umva ariko muri byose lakini kwa yote ugapfukama ukamenya ko Uwiteka ari we byose. najua kama Haleluya. Amen. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo Imana agomba no kugerageza. Mungu hakupe watoto. Ntabwo Imana agomba faranga kugerageza. Mungu hakupe. Ntabwo Imana agomba kugerageza. Ahubwo Imana Mungu ivuga ko bisabye anakupa kwa sababu kugira mirebe uburyo buyuzuye ione jinsi nawe si yapendi ni mabichi nao kuwa uzabyange ariko Mana ngewe imbere yawe mbele zako ndagushaka nakutafuta kuko biravuga ngo inasema mbere na mbere Imana mbele ya kwanza mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukenerwa kwabwo ibindi byose muzabyongererwa. Imana iraguha nimugura nuyisaba ukayisabana umwete nta kabuza izaguha kuko Imana yahaye bamwe nawe irakuzi ushaka uyiza yabibaga ngo iratuzi izi n'amazina yacu. Imana yarakuremye irakubumbabumba igushyira kuri iyi si kugira ngo uyihimbaze. Nawe rero udahimbaza Imana ukagenda ukibera mu byawe ukabona umwanya wo gusenga ukabere mu byawe ukajya amakampani ukajya mu kureba uko ibintu biri gutera imbere ukabona umwanya wo gusenga ukareka umurimo w'Imana yakubwira ngo Imana ikureba. Mungu anakutizama. Imana yatubona. Mungu anatutizama. Ikatwihorera. Anatuacha. Ikagira ngo iwaje na ari nazani kwa wewe lakini kuna sisi zabishaka kumugaragara ataweka yote. Amen. Azalani. Reka dusoreze kuri amagambo. Tumalizie kwa maneno haya. Wakorinto wa kabiri. Wakorinto wa pili 13. Wakorinto wa mbere sorry. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa mbere 13. Wakorinto wa kwanza 13. Mstari wa 14. Ndio tukabajimura. natekereza umwana muto
subiramo gake. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana. Ati nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto. Nilipokuwa mtoto mchanga nilikuwa nasema kama mtoto mchanga. Natekereza nk'umwana muto. Nawaza hivyo kama mtoto mchanga. Yibwira nk'umwana muto. Najiambia kama mtoto mchanga. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Lakini nilipokuwa mkubwa kutoka ndani ya utoto. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Amen. Amen. Iri jambo ry'ubushe ni bande. Ineno anaoisikia ni uko bisomye jinsi alivyo uko mu byumvi umva mashine hejuru ababyumvishe neza. Umesikia. Imana umugisha Yesu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ngo ngiri umwana muto. Nilipokuwa kama mtoto mchanga. Navugaga nk'umwana muto. Nilikuwa nasema kama mtoto mchanga. Nibwira nk'umwana muto. Nawazia kama mtoto mchanga. Ariko maze gukura nilipokuwa mkubwa nikatoka ndani ya mtoto. Harimo abantu rero ujya kumva ariko turacyari umwana. Nasikia mtu anasema ungali mtoto. Ntago ari umwana ko mitere mu gihagararo. Sio mtoto kwa msimamo. Ibinakora matendo ndavuga masemi nyamara wa muganga bari umusaza na tena unaona mzee uziko aramugira inama. Unajua kama atakushauri unajua kama ni mambo mazuri anakwambia mambo mazuri. Kumbe masemi yako yanaonyesha kama wewe ni mtoto. Kwa sababu yanayotoka dufite abantu bamaze gukura rero tuna watu ariko bataramenya ko bakuze lakini hawajui kama bakivuga nk'abana bagitekereza nk'abana. Iri jambo ryaje kubera iki? Kugira ngo rituremeshe abadafite ubwenge riduhe ubwenge riduhagarike ridugite ikiburutu k'umugongo tupe kabisa umusirikare ushitse uwe kabisa askari muri iri jambo. Amen. Nyiri umwana muto nilipokuwa mtoto mchanga nilikuwa nasema kama umwana najiambia kama ariko maze gukura nilipokuwa mkubwa nikatoka ndani ya utoto. N'abantu enyi wandugu tumenye aho turi kuva tujue fast tumenye aho turi kujya na fast tunaenda. Kandi niba utari umwana ikiwa kama wewe va mu by'ubwana toka ndani ya utoto. niba utari uhinja ikiwa wewe va mu by'ubwana acha ndani umenye ahantu ugeze ujue fast umenye ibyo uvuga. ujue yenyewe una hari benshi bakeneye inama zawe. wengi wanahitaji hari igihe hari abantu cyangwa nabo hano kuna wengi na wao nao kuba ababyeyi wazazi twagombye kwegera ingetubidi kusogea bakaduhanira wanaadhibu bakaba bahanyi wanakuwa wa kuadhibu bakudufasha ibibazo byacu wakutusaidia kwa mashida zetu. Usanga rero bagira bayazana unakuta ndio wenyewe usanga rero bagira ibibazo ndio wenyewe wanaleta hiyo maswali. Uramuganyira unakulilia akuganyira inshuro 5 anakulia mara 5 ntacyo yagufasha atakusaidia kitu. Uhungire he? Ukimbilie wapi? Ungira muri Yesu. Kimbilia ndani ya Yesu. Ibibazo byawe mashida zako shida zako niwe ubishoboye ndiye mwenye anaziweza. None kambabwire ngoja niwaambie hari benshi kuna wengi bibaza kubwiriza byonyine bihagije unayoshamia kama inatoshelea hapana ariko nabituramo ubiri na ukae ndani ya hiyo. Baba bashaka kubwiriza none unaweza kuhubiri ukasigara lakini kesho unabwiriza abandi kwa sababu unahubiri wengine lakini wewe haukuchukui. Amen. Noneho agaterana no munsi unakusanyika leo akibaza guterana byonyine bihagije anajua kwamba ariko burya ifite akamaro lakini chainacho jamani kukaa ndani. Amen. Imana umugisha Mungu abariki kandi bashoboze na iwawezeshe izina ry'Imana cyacu na Bwana Yesu Kristo. Twe gucogora tusikate tamaa teri nambwe tukapiga hatua tusiganirwa tukimbilie tumenye ko tujue kwamba aho turi kujya ari heza. Tuendapo ni pazuri. Ibi ngibi tubona yote tunayoyaona nibituhuma amaso nibituhuma amaso iby'akanya gato muda kitambo ibishira yanapita. Yavuze ngo aliyesema ngo nanga ko umugore yigisha anakataa kama bibi hapo. Yavuze ngo aliyesema nanga ko wirimbisha sipendi kama ABC yabivuze yavuze iti alisema ngo nanga ko wirimbisha kwa umusatsi na ku sasa sipendi usipode kwa kufunga nyele kandi umugabo w'ukuri na tena
hayo niwibwire ko sijamia kwamba umugabo hamwe rugo rwawe kama wewe ni amen umugabo uhagaze mu by'ukuri mwanaume kandi akamenya inshingano ze mu rugo najua shuti zake mubaka ingo zanyu nkuru y'Imana kabisa mjenge nyumba zenu kandi zagare nk'uko Imana ishaka simame vile Mungu anavyotaka Imana twaje kwambaza hano Mungu tuliyekuja iyo Imana tubaneyo mu rugo ndiye Mungu tunayo iyo Imana tubaneyo muri kampani iyo Imana twambaza ni Imana irebera hose icyaha anaangalia fasi ni Imana ireba ni Imana yumva anasikia ni Imana ishobora byose tena anaweza yote ni Imana ishobora byose ni anaweza yote amen noneho Naaman abasha kumvira inama ndipo akaweza z'abagaragu be akatii ushauri wa watumishi wake ajya mu mazi akaingia ndani ya maji nk'uko yabwiwe ataliambiwa nk'uko yatumwe kama vile bitandukanye tofauti n'ibyo yibwiraga yeye alikuwa anajiambia abona burya ibyo yibwira yeye alikuwa anawazia binyuranye n'iby'Imana inatengana na ibyo twibwira tunashiwaza bibaza ibyo byawe na wakati unatekereza unawazia ibyo uri kwibwira unawazia niko kuri yo murongo niyo nzira ariko ugasanga uri kwiremera akajuru gato atazana gutabara ahubwo tureke ibyo twibwira dukurikire inama z'abakozi dukurikire ijambo tubwiye kuko aho turi kujya babwije ukuri nawaambia kwa heza kuruta byose kushinda yote niyo mpamvu Dawidi mu ndio mwami sababu kama Daudi yabonye ibyo Imana ikoze aliona yale Mungu anatenda akasema Mungu wewe ni nuko Dawidi gatajya gutinya Daudi Imana hapo akaogopa ko tangia ayikorera atinya akaogopa ariko ibyo yibwiraga alikuwa anawazia sio yale Mungu alikuwa yatekerezaga anawazia byaremwe n'iby'Imana yale Mungu alikuwa ibyo anawazia yakoze aziko yenye tena abasize ku isanduku y'Imana n'Imana ubwayo agashira Mungu na waisha yabasigiye Imana aliwaachia abasigira umugisha kuachia baraka Imana muri urwo rugo Mungu akadupa gutera imbere urugo rugira umugisha kwa na baraka mabwira ngo ndio sababu nawaambia musenge muombe ubava mu basabire wenyewe ubahana mukunde muwapende na ubavuge umuvuge ndetse amagambo adafite ashingiye tuyareke maneno yenye hana nk'uko birivuga ngo amagambo adafite umumaro yaache tujye tuyakura muri twe maneno yenye haina mafaa ibyo bikunguye yenye anakufaidisha yenye anakufaidisha ibyo bigufashije yenye anakusaidia bifashisheho n'abantu nawe uyasaidie kwa twibwira tuache leo tunashikilia Imana tuwafuate neno la Mungu kandi twara Imana na tutii Imana watumishi mugisha Mungu abariki atachia